Vuga ngo iyi cano nubwo mubona ari bwo igaragayeho bwa mbere ariko ni cano n'ubundi yari isanzwe hari abantu yari ifite bari basanzwe bayikurikirana ariko hari ukuntu twahinduyemo gake hano ni ukuvuga ngo hagiye kujya hacaho ibintu byiza biri positive apana nk'ibyo ngibyo waravuze ngo mparabitsi biriya ariko ubu ngubu abajene benshi barabihagurukiye bashyiramo imbaraga babonye ko n'aba content creator bo hanze bo muri Amerika nka twabonye Speed twabonye Ashton Hall dusigaye dufite na Ashton Small urumva ko rero byateye intambwe hari improvement irimo ugereranyije n'ibya kera. Yes, tubaye ikaze kuri Afro Cine TV aho tugiye kujya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ngewe banyita Sonix, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye hano turi kumwe Kenange banyita Nyanja y'Amahoro. Tukaba tugiye kujya tubagezaho ibyiza gusa umva OG sana tugiye kujya tubatwika hano buri munsi kandi dushaka no kubwira abantu bagiye bafite impano zigiye zitandukanye. Turaza gushyiraho nimero, uyibonye ufite impano cyangwa ufite inkuru idasanzwe wahamagara kuri ya nimero tugiye kujya tukwereka kuri screen zacu. So rero kuri ino channel yacu, channel yanyu ni channel shyashya mu maso yanyu ariko kandi nanone ni channel izajya ibagezaho ibintu bishyashya byiza kandi buri munsi. Tuzatubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ari ibiganiro bijyanye n'imyidagaduro ariko kandi nanone tuzakora ibiganiro bijyanye n'imibereho myiza y'abantu, ubuzima lifestyle y'abantu bagiye batandukanye. Tuzatubazana abatumirwa benshi, abastari, abanyarwenya, abakinnyi ba filime ariko kandi nanone bigume muri wa mujyo mwiza wo gukora ibintu navuga ko biri mu mucyo, bigiye mu mucyo. Ntabwo ari yacano, hari amacano menshi buriya tuganiramo gakeya akora ibiganiro bigiye byibanda ku matiku cyane, ugasanga n'uguharabika nicano mparabitse. So rero hano no murongo twege twihaye kujya tubanyuzaho ibiganiro cyangwa tubagezaho ibiganiro byiza bisobanutse ndetse no kujya tubazana abatumirwa bagiye batandukanye. So ubundi muri rusange tubafitiye iki abakunzi bacu? Ukuvuga ngo iyi cano nubwo mubona ari bwo igaragayeho bwa mbere ariko ni cano n'ubundi yari isanzwe hari abantu yari ifite bari basanzwe bayikurikirana ariko hari ukuntu twahinduyemo gake hano ni ukuvuga ngo hagiye kujya hacaho ibintu byiza biri positive apana nk'ibyo ngibyo waravuze ngo mparabitsi biriya nabonye ari by'abantu baharaye muri no minsi ngo nibyo bishobora kuba byatwika cyangwa byatuma abantu baboostinga ariko twe ntago ari uwo murongo turimo. Tubafitiye kuba twazamura impano z'abantu bazifite, abana bakiri bato, abafite impano zo gukina amafilime, abafite impano zo kuririmba, abafite impano zo gukina abasizi. Nyine ni ukuvuga ngo igicano objective yayo ni ukuzamura abantu bafite impano kandi tutagiye mu bintu by'amatiku. Kandi hari n'abantu bari buriya ntabwo impano ari gukina filime ibiki hari n'abantu bafite impano cyo kuba yakora nk'ibingibi dukora content creation. Tuzatuzana aba content creator tubaho umwanya wo gukora ibintu byabo abanyarwanda babibone. Ariko nkomoje kuri content creation ndagira ngo tubiganireho gato ku kintu kijyanye na content creation. So ubundi content creation yo mu Rwanda cyangwa content creation nyarwanda ubundi ni content creation ihagaze gute muri iki gihe? So urakoze. Urabona content creation yo mu Rwanda ugereranyije izo bari gukora muri no minsi nizo bakoraga mu bihe bya kera. Mu bihe bya kera wabonaga nyine nta mbaraga zirimo, ari ibintu bakora abona ari nko kwishimisha. Ariko ubu ngubu abajene benshi barabihagurukiye bashyiramo imbaraga babonye ko n'aba content creator bo hanze bo muri Amerika nka twabonye Speed twabonye Ashton Hall dusigaye dufite na Ashton Small urumva ko rero byateye intambwe, hari improvement irimo ugereranyije n'ibya kera. Abajene muri no minsi bari gukora content zigiye zitandukanye kandi nziza zinabamenyekanisha kandi zigatuma banabasha kwibeshaho muri iki gihe. Ubona content ishobora kuba yatunga umuntu uyikora? Content yamutunga cyane kubera ko nimba umuntu ayitangiye nko muri quartier nta muntu umuzi, yego, bikarangiraho igihugu cyose kikuze, igihugu cyose, Afrika yose, abanyamerika bakakubona. Urabona ko hari n'uri akagarara baranamuhembye RDB yaramutumiye baze kuba
uri umushene nk'uriya utari wifitiye icyizere ariko ukaba warazamutse kugeza naho urwego nka RDB ruguhamagara rukagutumira rukagushimira bitewe n'ukuntu wagiye umenyekanisha igihugu. Urumva ko n'abandi batinyutse iragutunga cyane. Ubundi content nziza ishobora kuba yatunga umuntu igomba kuba nizeye karite igomba kuba ifite. Hari ibintu hari nko kuvuga ngo umunyamakuru mwiza cyangwa umukinnyi mwiza hari karite aba afite. Content ishobora kuba yatunga umuntu ubundi nizeye karite igomba kuba yifitemo, kubera ko content y'umuntu runaka ntabwo ibisa n'iyundi, ariko hari utuntu zigenda zihuriraho. Urumva content yagakozwe gute? Content mbe na mbere ugomba kuba harimo uniqueness. Nyine kuba ari yawe ifite ubudasa. Apana kuba wavuga ngo wakoze ibi nanjye nkora ibi. Yego. Dukora ibintu bisa. Ngo cyangwa nigana ibintu ukora ngenza ne mutundi tuntu bishyashya. Wapi ubundi habanzamo uniqueness, akazamo discipline. Buriya nanone ibintu byose wakora udafite discipline nta kintu wageraho. Iyo uzanyemo uniqueness ukagira discipline ukubaha abo mukorana ukumvira n'abakubanjirije bakuru bakubwira ati bikorwa gutya apana kuba umuntu yarakubanjirije ngo uzewe kubera ko uje uyu munsi utangire umusuzugure wa boostinze nda kuri views wenda M rimwe ukahita wumva kubwo ngo wamurenze. Buriya iyo utamukurikiye agenda kubwira niyo discipline nyine niyo mpamvu ubona umuntu azaza akamara icyumweru ariko ubundi content ya nyayo ni ibyo bintu ngiye ku giti cyanye niko numva yakagombye kuba imeze, ifite uniqueness, uyikora afite discipline, kubaha bakubanjirije niyo create content n'ubundi aho ngaho kabisa urayikora bikagenda neza. Aba hano ndafatira kuri iki gihugu cyacu nyine cy'u Rwanda bakunze ku blaminga ko kuba nta monetization ihari hari ukuntu bibangamira imibereho myiza y'aba content creators. Kuba nta monetization dufite kuri YouTube, kuba TikTok mu Rwanda itaguhemba na Instagram kandi abenshi arizo twiberaho ngo biratwafecta. Ubona nko mu mboni yawe mu kijyanye na content creation nyine bakunda ku blaminga ko bitagutunga, nyine bituma ibyo batanga atari ibyo babona. Ubona ubundi muri make ubona ko izo monetization zikenewe? Zirakenewe cyane kuko nimba nyine ubyutse mu gitondo ukiri gukora umunsi wose yego wananiwe ukaba nta monetization ufite ntago uzabona amafaranga. Nta muntu uruze kwamamariza mu bintu wakoze, ariko nyine bisaba kudacika intege, ni ya consistency nyine nakubwiye guhuzaho, kuko ntago wakora ikintu umunsi umwe ngo uwo munsi kirare gishobotse. No kudacika intege ugakora n'Imana irakublessing iyo yabonye akazi wakoze. Nukuvuga ngo iyo umaze gucika intege ni hahandi nyine uzahita ubivamo, kandi hari ibintu wari wubatse bigezemo hagati iyo bivuyemo biba birangiye nyine. Ni consistency nta kindi. Yego. Akenshi abantu benshi iyo bagiye muri content creation bakuramo n'amakosa, ugasanga kubera ko uzi ko ninza nkakuvugaho biragira views, naje mwisibiki nibiki urabizi njya mbabona wa muhungu utamuvuga. Karabaye ziracuruza. Yes, yego biracuruza, ariko ngewe kuri ngiye ku giti cyanye biriya ntago mbona ari byo byakagombye kuba abantu bashingiraho byo kuba basebanya bagaterana amagambo. Wumvise ko basigaye binjira no mu mafamiye cyane, nimba nge nawe tugiranye ikibazo tuzanemo ababyeyi we nkakureka ahubwo nkajya muri famiye yawe. Biranyeka ko ari ibintu nyine niko babashutse ngo amatiku aracuruza, ariko ntago ari kuri abikorwa ku giti cyanjye, ariko nge ntago ari kuri we hacuruza iki. None nese ubu ngo uko turi gukora ibingi hari umuntu twatutse? Oya, n'umurongo twihaye ntago uri muri ubwo buryo. Twebwe n'umurongo wacu ntago uri muri ibyo bintu byo kuba wagenda ngo ntuke ku babyeyi uje muri famiye yanjye. Wapi biriya nabyo bifite ingaruka. Buriya nta kuntu none uzaba ufite abana bawe ibintu wakoze urukiri umusore numara gusaza urabizi bino bintu ntago bijya bivaho. Ahubwo uri kunyinjiza mu murongo mwiza. Ubizi ko bino bintu se bitavaho. Yego. Ibaze none n'umwana wawe nawe igihe azaba yarakuze cyangwa n'ubu ngubu biraba
nk'umuntu usanga kuko izi mbuga ntago bisibika umuntu w'umusaza urumva afite abana bajya ku ishuri ise yarirwa ku mbuga tukana urumva ibyo ni ugusebya umwana byonyine umwana ajya ku ishuri afite ikimwaro avuga ati dere cya cyana cya wa muntu wirirwa sebanye gutyo. Yego ubona izi mbuga nkoranyambaga zishobora gutera umuntu depression? Ubwo se ugira ngo babapimye bose basangaye n'umusigaye ntantu nesare ujye ubona se bagaragara ku manywa? Oya, ni ninjoro. Uva hano ugere wenda kuri 40 nuhura n'umuntu ukoresha zino mbuga ku manywa. Ntago bibaho. Natwe dutangiye kuzikoresha ejo bundi bagenda umuntu akaba ati si wowe runaka bibereye ducurama ntago ku manywa wababona bagaragara ninjoro nabwo biyambitse ingofero maske urumva bro. Niyo mpamvu nyine depression ntago yabura, nta kuntu wabona comment zirenga 5,000 bose bari kugutuka bitewe n'iki n'ibintu nawe wavuze. Kandi ntago commentator ntago wavuga ngo urababloka kuko bagendera ku nibo korera nabo korera. By the way ubona izi mbuga nkoranyambaga zishobora kwa affecta ejo hazaza h'umuntu uzikoresha mu gihe azikoresheje nabi? Umva nuko nta mibare nyinshi dufite ariko kandi zinaje vuba. Ni ukuvuga ngo imibare hano wenda ntago dufite abamaze abagerageje kwiyahura ariko dufite abafunzwe. Yego, so bazi se nde benshi barahari bagera nko muri 6 cyangwa 7 bose bafata ku mavuta barafunze. Ba jihad barafunze, bayamano barafunze. Kubera iki? Kubera bino bibo diskire marafunze. Ukuvuga ngo nawo icyo kibazo umbaje nawo warubizi nese si ibi byabiteye nyine byakabaye byirindwa gute? Byakabaye nyine byirindwa muri bya ndi nakubwiye ko ugomba kuvuga ibintu bikwiye. Hari ibintu ubundi bitavugirwa mu ruhame nkabira byo gutukana gusebanya bira ni ibintu mwakagombye guhura nawe mukaganira. Akenshi n'ibyo bintu bivuze ntago ari we bigiraho ingaruka gusa kuko nabagukomokaho bazabati ni wa mwana papa yirwa atukana ku mbuga nkoranyambaga mama we nuko nguko. Hari n'abakobwa nzi bagiye babura abagabo bitewe n'amagambo bavugiye kuri izi mbuga. Hari abafatwa nk'indaya bitewe n'ibintu bavuga ibiki urumva kaza akavuga ibintu yakoye ahantu mu bwisho. Imagine umuntu w'umukobwa kaza akaba ati ngiye bimaze gusambana n'abagabo 90 ngo baramutatuye ngo ari abantu 10 bro, imagine kabisa. So rero kuri no channel yacu ntago ari ibyo ngibyo tuzanye, ntago ari ibyo kabisa. Arane abantu baba batumenyere ku yandi macano babona ari bya bintu dukora rumva, ariko ni it's a professional kabisa. Gukora ibintu kinyamwuga tugenda tureba inkuru mu baturage ese Inyagatare nimba habaye iki niki byagenze uko nguko tugereye ku matere tugende tubazana abantu badasanzwe tubakurira ama documentaire tukore inkuru. Ari inkuru bundi zaba zidasanzwe hari nk'abantu bafite inkuru z'ubuzima bwihariye wenda bitewe n'ubuzima experience y'ubuzima yagiye anyuramo yarababajwe mu rukundo se cyangwa hari n'abantu bagira amateka yihariye ugasanga hari inkuru ziba ziri nk'umuntu usanga yarahuye no mu mateka yo mu bihe bya kera twagiye tumiramo bya genocide n'ibiki. Yego, basanga umuntu yigungiye ahantu wenyine nta n'umuntu umugeraho. Abo bantu nabo turabakeneye. Biramutse mubonye kino kiganiro turaza gushyiraho nimero hasi wazayihamagara. Ikiganiro twege dukoze twasaga nk'aba wenda ni ukugerageza ibyuma niko ntabyita kugira ngo turebe nimba kamera zacu zikora neza, mikoro zivuga neza, tuvuga mukatwumva mu rwego nyine rwo gucekinga. Iyi ni nk'ikaze niko nabyita, ni sound check. Nago ni ikiganiro twakoze tutagiye no mu bintu byinshi muri detail ngo tugiye ngo gutegura ibintu byinshi, ahubwo ni ukugira ngo turebe ko ibyo bintu bizajya bibagiraho bisa neza, amajwi muyumva neza. Kandi mbibutsa no gukora subscribe kugira ngo audience nayo yiyongere. Uko audience yiyongera nuko ibyo udelivaringa nabyo bigomba kwiyongera kabisa. Turagira ngo twongere tuyibutse ko wibutsa channel iyi ni Afro Cine TV. Mukore subscribe, share, comment, like. Ariko mbere ko tugana ku musozo hari undi no kuvuga ngo iyo ugiye gucuruza urumva dufate nk'abantu bafite amabotike
nko muri quartier dutuyemo, iyo utuyemo n'iyo ntuyemo harimo amabotike menshi, ariko hari impamvu ujya guhahira kwa runaka. Abantu badukurikiye aka kanya cyangwa umuntu udukurikiye aka kanya, ni iki tumufitiye kizatuma atahahandi yarari akaza hano kuri Forcine? Ni ukuvuga ngo twebwe hano nk'uko twababwiye tubafitiye ibintu byinshi bitandukanye, tubafitiyeho abo bahanzi, tubafitiyeho abakinnyi b'amafilime, tubafitiyeho documentaire, tubafitiyeho inkuru zicukumbuye, tubafitiyeho inkuru zidasanzwe, tubafitiyeho amateka y'abantu bakinnye imipira, aba basket, aba volleyball, aba football, abo bose muba musa nk'aho mwibagiwe cyangwa muzi ko wenda batakibinaha, bose turabafite, tuzagenda tubabazanira mubashe kuba mwatwereza n'ibibazo cyangwa no muri comment mubishyiremo ibibazo muba mubafiteho by'amatsiko, byose tuzagenda tubikusanya kandi tubibabaze fresh sana. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu tuvuze tubafitiye, hari n'ahandi hantu bagiye babifite, yego ntabwo babifite byose, ariko ni iki nyine kindi wenda cyangwa n'ubuhe budasa bwacu mu buryo nyine navuga ni nk'ina innovation dufite yatuma nyine hahandi urumva na bya bindi urumva amateka hari abantu benshi bakora ibiganiro by'amateka, hari abantu benshi batumira abahosting abahanzi, bahosting abakinnyi ba filime, ahubwo twege nyine ni iki tuzanye kindi gishya, kuko abantu turabizi ko bakunda igishya. Ni iki gishya ubazaniye? Reka nkubaze nkawe nk'umwe mu bantu bazajya babitambutse. Jewe ikintu gishya mbazaniye ni izo content, nubwo n'ahandi zihari ariko muzabonamo ubudasa, kuko twebwe turi mu murongo uri positive, nta negativity dufite, nta bintu byo gusebanya guseserezanya uzumva kuri no channel n'umunsi umwe. Ubwo uzashaka kubikreya tukugendera ku ruhande tukakwihorera. Yego, tuzabana neza mu buryo bwiza. Yes. Ikindi nkunganiye n'uburyo ki bizajya bibageraho, kuko uzasanga uburyo ki bari uyimenyeremo bahostingamo abantu, ni uburyo nyine buri kuri standard ku rwego rwo hejuru, warumenyereye abantu baza hosting abantu nyine biri aho ngaho. Ngiye nkukumbuje cyangwa nkushishikarije gukora subscribe kugira ngo uzarebe ibyo bintu, uzarebe nyine ubwo budasa ndi kukubwira. Aka kanya ntabwo mfite amagambo yasobanura uburyo ki tuzakora mizo content, ntabwo mfite amagambo yasobanura umutumirwa wa mbere uzagera hano, kuko uzikanga uzamwibonera hano live. So rero navuga ngo tugana ku musozo, mwibuke gukanda subscribe, mudushyigikire, musharinge, ubwire mugenzi wawe ko ari channel nyine yaje ibiganiro akora, murabizi ukuntu umurongo bibamo. Tuzamuzana ahubwo twege tumenye Nzovu kuva hasi. Nzovu ni muntu ki akiri iwabo i Nyanza, yari umuntu uteye gute, yitwaraga gute, yakuze sakunda iki, nyine dukora ikiganiro kinini cyo kumumenya, ariko twebwe tutinjiye muri bya bindi ari gukora aka kanya, ahubwo nabyo tubikomoze, ariko tutangiye mu muzi wa bya bindi ari gukora cyangwa tutamuzanye ngo akore bya biganiro asanzwe akora. So ndakeka nimba nta kindi gisigaye twagana ku musozo. Tumva nta kindi, byose twabibabwiye. Ikindi twayibutsa ni Forcine TV, mukore subscribe, share, comment, like, ndetse mutwitege kandi dutegerezanya amatsiko. We gonna make it happen. Yes. Peace and love.